icyo nshaka kuvuga, hari igihe dutindana n'abantu bavuga Imana tukagira ngo Imana twarayimenye. Rero nicyo nashaka kuvuga, iyo mbajije ngo uracyasengera muri ADPR, nagiraga ngo nkure ejo bundi nabwiye abantu mwe kuva muri ADPR mujye muri Kristo, ntimusohoke muri ADPR kukira bamara, kubera ko ADPR ni imeze nk'ibindi mwakoze. Muvuga ngo kuzura umwuka wera bimeze nk'ibyo kujya muri gym, simeze nk'ibyo kujya muri gym no muri sport kwirukanka, abantu bashyiramo igisirimba n'indaya zigasirimba mukagira ngo mwuzuye umwuka wera. Ari amabanda ateranye, ari ubusinzi buteranye, Imana ikavuga ngo dore bari bameze nk'utuzizi sinya mbabona, nubwo babona bameze nk'utuzizi. Imana yarambwiye ngo harimo siporo mu rusengero. Imana irambwira ngo abantu b'iki gihe basigaye basenga Imana y'abagore n'abagabo, ntago bagisenga Imana itanga ubugingo. Mbaza Imana ngo waye, Imana irambwira ngo nuko ibyo bavuga atari byo bakora, bafite izina ryo kubaho mu Bibiliya ariko ni intumbi n'ibikorwa byinshi bibaranga, na mahame n'imihango. Ikimenyimenyi ni impamvu z'idini barashaka kuzasengera abadamu, ngira ngo bafite gahunda kuzasengera abadamu, bazakora yubile y'imyaka 85, amasengesho y'iminsi 85, buri munsi uzajya uhana n'umwaka, amezi 3 abura y'iminsi 5. Hano barangiza basengera abapasitoro bakora yubile Cyangugu, basengera no misi ko hazaduka abantu benshi bavuga ko ari ababwiriza butumwa bwiza, bameze nk'abari mu Rwanda bari gucuruza izina rya Yesu kandi badakijijwe bataritunze. Ariko kuko Yesu atanga ubunyobwa, reka ngende nitwerere Apotre. Kuko Yesu atanga imyambaro, reka ngende nitwerere nanjye mbere vera, nindangiza nzaje mvuga ndi mwumva uko mandiko yasira avuze, ntayimubwiye. Kuko aho inzu hose harangwa n'itongo, ukagira ngo umuntu atuye mu mwuka kandi atuye mu matongo ye mu mwuka. Yesu arababwira ngo mureke mbabwire, mbakure igihu ku maso. Nta mutini wera umugenge, nta komamanga ryera igitovu, nta muzabibu ushobora kwera umugenge. Nimwita igiti kari kibi n'imbuto muzite mbi. Igiti nimukita kari cyiza n'imbuto muzite nziza. Ironji ntiyera indimu, indimu ntiyera umwembe ntiwera ipapayi. Aravuga ngo abanjye muzabamenyera ku mbuto zabo. Se biblique, imbuto rero ntiziganwa. Guhanura birapiratwa, kubwirizwa birapiratwa, Apotre barabipirata, Revera barabipirata. Uretse ko banabeshya Apotre ntaho ubaho, Revera ntaho ubaho. Revera bisobanura uko gupfukamirwa, ariko umuntu aravuga ati ngiye Mesiya mujye mundamya mu idini yanjye. Umukozi w'Imana agaragarira ku mbuto, ntagaragarira mu buhanuzi. Nta mukozi w'Imana ugaragara muri pastoral. Kora si igaragaza ko umuntu yakijijwe. Hari umwe ngo werutse ngo kuba hari umwe ngo bigeze bafata amatepo ngo muri ADPR ngari gusezeranya abantu kandi atarabatejwe. Uzirikana ngo guterana ngo guterana kwera, mwebwe muragukora mu Rwanda no mu Burundi. Mwebwe mukora guterana kwera, mukora guterana kwera kwigaburo, mugaburirwa n'abapfumu. Mukora guterana kwera mugaburirwa n'abasambanyi n'abagabo baraye bakubisa abagore babo. Mwebwe mukora guterana kwera muturishiri mukora amasengesho y'urudaca ameze nk'abafarisayo kugira ngo mubone amafaranga atari inyungu z'umusaraba. Mwebwe muraterana kwera, mwebwe musenga amasengesho, mwebwe murasenga. Iyo muvuze ngo mufite amasengesho y'iminsi 3 n'ay'icyumweru, buriya ndaseka, kubera ko abayuda basenze iminsi 3 jenoside irahagarara. Eliya ntabwo byamugombeye kwishi, yasenze yaravuze ngo nimba Uwiteka ari Imana, byonyine gukiranirwa ko ari kuri muri we, umuriro w'Uwiteka umanuka utwika Bali. Yesu yasenze amasengesho y'iminsi 40, umwanzi aramugerageza. Mwebwe musenga iki? Mwebwe muraterana kwera. Rero hariya mbihuhure byenda nimba ari icyo nzazira nzakizire. Hariya ni mwihuriro ry'abanyabyaha bishyize hamwe bafite intego zabo. Hariya ni mwihuriro ry'abanyabyaha. Ngo ibintu tujya tuvuga, abavuga ubutumwa n'abapastor bafite amafuti menshi n'amatiku menshi. Ntabwo Yesu yatubwiye ngo tubwirize abantu ngo tuhindure kwa ADPR. Usibye ubugegezi, munyihanganira iryo jambo nkoresheje yaremereye n'ububande. Ntabwo Yesu yatubwiye ngo mugende mu bahindure kwa ADPR. Amadini menshi ni bisi nini patiyemo abantu nkazashira umuteto zari zisigaye zitwaramo abantu bakuzura kuriya ibajyana mu kuzimu. Amadini menshi ni igikoresho cya Satani kurenza ukaba igikoresho cy'Imana. N'ikimenyimenyi ikaba iminota 5 iterana ari iminota 15.
sava aho ngaho ndabyumva, ariko nimba duterana amasaha 2 n'igice, amasaha 3 tukayamara duturisha abantu, tukayamara twikaraga dukaraga umubyimba n'amafiriti, tukawukaraga turi abasambanyi, tukawukaraga turi abarozi, tukawukaraga turi abanyamoko, tugakaraga uwo mubyimba tugira amagambo, tugakaraga uwo mubyimba turi abanyamatiku, tugakaraga umubyimba tutabana n'abagore bacu, tugakaraga uwo mubyimba turi abadivorce. Ntabwo bwari ubutumwa bwiza kuri wowe uyu munsi. Ibyo rero bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze umusaraba TV, reka tubasuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, tubifurize umugisha w'Imana. Mwese mu gukurikira ibiganiro byose tunyuza kuri izi channel, kamvuga ngo ineza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana ubasesekaro ndetse n'abanyu bose mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo, ku migabane itandukanye. Mwese mwumva ururimi ndi kuvuga ndabasuhuje, ariko kandi mbahaye nikaze mu kiganiro cyacu kivuga ubutumwa cy'uyu munsi. Nimugubwe neza, nimwice twumve ubutumwa bwiza, twumve icyo Mwuka abwira amatorero mu gihe nk'iki ngiki. Tugize umugisha kandi turi kumwe na Adrian, n'umukozi w'Imana. Imana igukoresha ibimo n'ibitangaza muri iyi minsi dukunda kwita iminsi isa nk'iy'umugoroba cyangwa se isa nk'iyanyuma. Aratubwira nimba nawe ariko abibona, abenshi niko mu byita. Adrian, turakwakiriye. Murakoze cyane. Ni Muraho neza? Muraho. Nishimiye kubana nawe. Murakoze cyane, nanjye ndabyishimiye. Amakuru ki? Amakuru ni meza. Ubugingo ni buzima, naho ibyo mu mubiri wa Paulo yajyaga asuhuza abangunda basuhuza ngabo dusangiye imiruho n'imibabaro by'umwami wacu. Hari nabo tutabisangiye ariko bitwa ko bisangiye. Hari abo tutabisangiye. Rimwe na rimwe banagerageza kutwereka ko aribo bantu bazi kubabara. Naratangaye nsomye Bibiliya, nasomye ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana bice 11, nasanze ngo bose bari kurira kwa Lazaro. Ariko ngo Yesu ahageze arebye, ngasanga impamvu zayo marira sha ngo ni impamvu z'ibyishimo, ntibari kurira ku bw'akababara. Ni nayo impamvu Yesu yasuhuje umutima, aravuga ngo ndabizi neza ko usanzwe nyumva, ngo ariko ngo mbikoreye ngo kubwira iteraniro ringose, ngo n'aba bantu bangose ngo kugira ngo bakwizere. Bivuze ngo bararize, Imana ntibayizeraga. Ngo Yesu abivuze ngo Lazaro arazuka. Rero naje gusanga rimwe na rimwe abantu bavuga Yesu n'abarishisha Yesu suko bamukunda. Nuko izina rya Yesu n'indayi rivuze irarye, n'umusinzi yarivuze ararye, n'umurozi iyo rivuze ararya. Niyo mpamvu tuziga dufite abarozi batanga igaburo, ntibigire icyo bimutwara. Ntibigire icyo bimutwara, kandi akaba ari ku ruhimbi, akaba ari n'uyobora amasengesho. Imana ikaburiya rero Imana iteye ubwoba. Timoteyo yaravuze ngo mu nzu y'inyumba habamo ibikoresho byinshi, ng'iby'isoni nke n'iby'icyubahiro. Noneho ijambo rikomeye ngo buri gikoresho ngo jye higira nyiracyo umumaro. Tekereza rero nk'agakoresho k'isoni nkeya kari kubwiriza, Imana irakareba ikavuga ati kabwiriza kamfitiye umumaro. Oya, nawe kagira Imana umumaro, kagirira nyirako. Nyirako ninde? Nyiri umurimo nyine. Nyiri igikoresho nturi kugikoresha. Mu nzu y'inyumba habamo ibikoresho byinshi. Buri gikoresho kigirira nyiracyo umumaro. Habamo ibikoresho bikoreshwa imirimo y'icyubahiro ngo n'iby'isoni nkeya. Aha ni unusoma na Bibiliya izakubwira ngo bamwe bahitamo kubaka ku rufatiro rwiza, bamwe bakubaka ku rutare, ngo hari nabo bakaka ku gikenyeri, ku bikenyeri. Buri gikoresho kijyanye nyiracyo umumaro. Ni umuntu wahisemo umumaro w'icyo agiye gukoresha igikoresho. Tuvuga Imana igwaye impano z'ubuhanuzi, umwe agahitamo ko azajya ahanura kugira ngo arongore abagore.
ariko nibaza noneho ahisemo ko azajya hano ngo arongore abagore abafata ku ngufu ubwo buhanuza hano buriya ntabwo twari kubanza tugasenga ndaje tugiye gusenga gato kano kantu ubwo buhanuza ari guhanura buri kuva he kugira ngo arongore abagore si ubuvuye hariya buriya ubuhanuzi bumeze nk'icyapa umuntu wese aragisoma yego kikamugeza iyo agera kikurangira ibirometero n'inzira nimba ari kilometero nimba ari mekametero nimba kilometero nimba ari santimetero barakubwira ngo kuva aha ngaha ugera Kimironko ni ibirometero bine amaso yose uko abona icyo cyapa amaso yose oya ntabwo yose abona icyo cyapa nubwo bose bari mu muhanda bagenda ntabwo bose abona icyo cyapa nese kugisoma bose impamvu oya kugisoma n'imbaraga z'Imana nese bose ko atagisoma kandi bateraniye aho ngaho kari icyapa se nicyo gikomeye nyine kirimo nta nicyo gikomeye kirimo kandi abantu baba bari mu muhanda rero reka tugushimire inshuti muvandimwe duteze amatwi muri kano kanya niyo ngo tugiye kuganira twari turi muri introduction y'ikiganiro cyacu mubare natwe rero dutangirane kandi dusozanye muze guhabwa umugisha wakurikiye ubutumwa bwiza. Adriane Sengimana wafunguye amarembo data twongera kuboneka kugira ngo twongere tuvuge ubutumwa bwiza bw'ubwami bwawe, tuvuge ukuri ngo kuri mu mutima wacu, kubera ko kuvuga ukuri nibyo bizatugeza mu ijuru, nubwo bizaduteranya n'abantu kubw'inyungu zabo, ariko bizatugeza mu ijuru kuko intego yo kuva mu isi ni muri Kristo. Muri Yohana niko avuga, mwizere Imana nanjye munyizere, ngiye kubategurira mu rugo rwa data ari amazu menshi, ayo mazu nayo ni ibindi. Turagushimiye rero kubera kuri Imana ikinga ntihagire umuntu ubasha gukingura, wakingura ntihagire umuntu ubasha gukinga. Ibyo ari byuzuye muri Kristo nibyo watwujuje, ni ubuntu bugeretse ku bundi buntu. Iyo usomye Bibiliya baravuga ngo ari iki gihe bakeneye ijambo, dukeneye kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Turi mu mezi y'akabwibwe, amezi y'imbeho, amezi arimo gushidikanya kwinshi, harimo polemique, intambara nyinshi n'ibyiyumviro byinshi, aho umuntu avuga Imana bitewe n'uko yaramutse n'uko yaraye, akayivuga bingana n'uko ingana mu mutwe wiwe, ariko ntasenge ngo Imana imuyobore. Dushoboze kugira ngo ukore abantu ku maso data, tuvuge ibihembura itorero ryawe. Mwuka wera w'Imana yururuke muri riteraniro, akize imitima y'abarwayi, akize imitima yasaraye, akanwa kasaraye Imana igakuremo gusarara. Uhembura itorero ryawe mu mbaraga za Mwuka wera. Amen. Amen. Imana igumugisha ku isengesho ryiza ndawakiriye udusengeye. Adriane tugiye kuganira, ariko mbere ko tuganira twatangiye twibwirana, hagira cyasengera mu itorero rya ADPR. Ndacyasengera muri ADPR cyangwa ndacyabarizwa? Uracyateraniramo, reka mbivuge gutyo. Ndacyabarizwamo ahubwo. Barizwamo. Uyo tuvuze urusengero ubu njyanye mu bintu byinshi. Maze iminsi mbwira abantu ko tugomba kureka kubwiriza tukigisha. Byibura umuntu akiga, kubera ko twagiye tubwiriza abantu ntibahinduka, abantu bagira ngo barakijijwe. Rimwe na rimwe iyo uhuye n'umuntu urwaye mu mutwe, ufite ubumuga bwo mu mutwe, ashobora kukureba akabona ari wowe ubufite, we kandi akumva ari muzima. Icyo nshatse kuvuga, kubera iminsi myinshi twagiye dutindana n'abantu bavuga Imana, tugira ngo natwe twarayimenye. Kubera igihe kirekire twagiye tugendana n'abantu bayivuga, tugira ngo natwe yaratwihishuriye. Kubera igihe kinini twagiye tuvuga Imana ku rurimi, tugira ngo turayitunze. Niyo mpamvu kwiga babyita kujijuka. Yego? Kwiga se ntibitsinda ubujiji? Uwise wese niko ajijuka? Yego. Bitewe n'icyo yize. Ahubwo cyangwa biterwa n'uwo mwigishije? Biterwa n'icyo yize, kuko burya umuntu yagiye kwiga yigishwa n'umwarimu, byenda ahubwo n'ubyitiranya n'ubwenge, kuko ubumenyi nyine ni ukumenya, ukamenya Icyongereza, ukamenya Igifaransa, ukagira experience kuri muri domaine runaka, ukiga biology, ukiga chimie. No ngo umuntu wigisha chimie arayizi, uwiga biology arayizi. Niyo mpamvu no mu Rwanda ntabwo ko bayimenye, ushobora kwiga atari domaine warayobe section atari domaine, buriya nubwo ataba ari domaine ubu yize, ahubwo ibyo umuntu yize mu isi sibyo akora, bitewe ni akora ikimuha inyungu n'ikimuha amafaranga, kubera ko by'umwihariko muri Afurika. Ariko nk'i Burayi
umuntu igipasitoro barakiga ni domaine nk'iyindi. Baravuga ati dushingiye ku mico yawe wowe genda uzajye kwiga wowe pasitoro, wowe genda wige uzaba umurezi, genda wige uzajya ukora ibikoresho bya electricity cyangwa electronique muri domaine runaka bitewe na character. Rero icyo nshaka kuvuga, hari igihe dutindana n'abantu bavuga Imana tukagira ngo Imana twarayimenye. Rero nicyo nashaka kuvuga, iyo mbajije ngo uracyasengera muri ADPR, nagiraga ngo nkure ejo bundi nabwiye abantu ni mwe kuva muri ADPR mujye muri Kristo, nimusohoke muri ADPR kukira abamara, kubera ko ADPR ni imeze nk'ibindi bintu byo byose byenda. Ariko sicyo nshaka kuvuga ikigano wakoze cyako tunaganiraho uretse gato manze ngavuge nyine agakana. Noneho icyo nshaka kuvuga, iyo mbwiye umuntu guterana urusengero imba mvuze ecclesia ni ijambo bituruka ryo mu Giheburayo, rituruka ku ijambo bita eka bivuze guhamagarwa. Iyo ari ecclesias nabahamagawe, ecclesia ni wahamagawe. Umwana muto utazi gufata cyane umubajije ngo itorero ni iki mu Kinyarwanda cyiza, ni agace kabahoze mu isi baba mu isi ariko sabizi. Wamubaza ate se mbwira meaning y'idini, hari abantu bazi ko idini ari Ikinyarwanda. Idini si Ikinyarwanda. Ijambo biti idini ni ijambo risobanura inzira. Shaka ibikujyana mu kuzimu ni inzira. Na niyo mpamvu abantu benshi bashaka ibirango, uranyumva, n'amazina meza, ariko ugasanga izina bitwa ntirihuye n'ibikorwa bafite n'ibyo bitwa. Rero ndacyahateranira, ndahabarizwa bisanzwe, ni adresse association niko yitwa. Turebye ibiganiro maze iminsi uri gukora, usa nk'werekana yuko utakiri kumwe n'iryo torero. Wayibona mwe yavuga ati iri torero ari kubwira abantu ariko itorero bikosora idini kuko itorero sorry nibyo mwamenyereye yes. Akavuga ati Adriane yabarizwa hariho uretse gato nkuzuze, hari abantu bajya bavuga ngo impamvu ngo turyite itorero ngo nuko ngo abanyetorero ngo bateraniramo, undi akubwira ngo itorero ngo riba mu ibanga. Iki nacyo ni ikinyoma amadini yazajya utarambaza. Kandi itorero riri mu mabanga, ntabwo riba mu ibanga. Mwabisomye se ko riri mu ibanga? Bibiliya niko ivuga. Wese ubikura he? Muri Bibiliya nzi inama zanjye nazo kandi ziranze. Iyo zumvise ijwi zirita. Abambanjirije bari abajura, abandi bari abanyazi. Ntago amaraso ya Aburahamu yagombaga kutuburanira bitewe n'ibyaha Aburahamu yashinjwaga. Aburahamu ntiyakiranutse ngo ageze ku gupfa, nubwo tumwita sekuruza w'abizera, kubera ko iyo aza gukiranuka ageze ku gupfa, ntago Sarayi yari kumubwira ati fata uriya muja umurongore, ngo amurongore afite isezerano ryo kuzabona urubyaro. Ntago amaraso ya Abeli yagombaga kuducungura, kuko amaraso ya Abeli yatatse avuga ngo uzaza ryari umumoza amarira uhorere iki umubiri wanjye Kayini yanyije, yari afite ibyaha. Ntago Petero bitewe n'amagambo yagiraga byagombaga kuducungura. Inuma ntago zari zihagije, intungura ntago zari zihagije, n'ibitambo by'ibimasa. Amaraso ya Yesu yonyine niyo yeza umutima w'umunyabyaha. Iyo mvuga ngo itorero rya Yesu ntiriba mu ibanga, Yesu yarabivuze. Yaravuze ngo muri ino minsi ko hazaduka abantu benshi bavuga ko ari ababwiriza butumwa bwiza, bameze nk'abari mu Rwanda bari gucuruza izina rya Yesu kandi badakijijwe bataritunze. Ariko kuko Yesu atanga ubunyobwa, reka ngende nitwerere mba apotre. Kuko Yesu atanga imyambaro, reka ngende nitwerere nanjye mbere vera, nindangiza nzajye mvuga ndi mwumva uko mandiko yasira avuze. Ntayimubwiye. Kuko ahahoze inzu hose harangwa n'itongo, ukagira ngo umuntu atuye mu mwuka kandi atuye mu matongo yo mu mwuka. Yesu arababwira ngo mureke mbabwire, mbakure igihu ku maso. Nta mutini wera umugenge, nta komamanga ryera igitovu, nta muzabibu ushobora kwera umugenge. Nimwita igiti kari kibi n'imbuto muzite mbi. Igiti nimucyita kari cyiza n'imbuto muzite nziza. Ironji ntiyera indimu, indimu ntiyera umwembe, umwembe ntiwera ipapayi. Aravuga ngo abanjye muzabamenyera ku mbuto zabo. C'est biblique. Imbuto rero ntiziganwa. Guhanura birapiratwa, kubwirizwa birapiratwa, apotre barabipirata, revera barabipirata, uretse ko banabeshya apotre ntawe ubaho,
sorry revera ntaho bo revera bisobanura ukwiye gupfukamirwa ariko umuntu aravuga ati ngiye Mesiya mujye mundamya mu idini yanjye muri muzabisoma revera bisobanura ukwiye gupfukamirwa reverand nta biri muri Bibiliya kandi abo kubaha inkingi abo kubaha n'abubaha ibya Yesu ntago abo kubaha ari ba apotre apotre ugasambana se ngo no kubahwa Yesu yavuze ko tuzabamenyera ku mbuto sinzi impamvu uri kumbwira ngo ndebere umuntu mu kuba ari umuhanuzi ibyo sinzi aho mwabikuye ahubwo nimba mujya muyobya abantu muzihana umukozi w'Imana agaragarira ku mbuto ntagaragarira mu buhanuzi nta mukozi w'Imana ugaragara muri pastoral kora si igaragaza ko umuntu yakijijwe hari umwe ngo werutse ngo kuba hari umwe ngo bigeze bafata amatepo ngo muri ADPR ngo ari gusezeranya abantu kandi atarabatejwe urumva ko yashobora kuba yaraseseye akinjira mu marembo yo gusesera ukagira ngo yarahamagawe ntago pastoro evangelization kuba umuntu ari umuvugabutumwa kuba ari profeta ari umuhanuzi ntibigaragara ko yahamagawe kubera ko satani ntarema satani arigana muri uyu murimo rero turi muri Uganda satani nawe afitemo abahagende rero nashaka nkosora ku kantu waruvuze kugira ngo nkunganire hariho abantu batwara ibintu nabi ng'itorero rya Yesu riba mwibanga ninde wabibabwiye ko riba mwibanga ese ushobora kubona umuntu ukamenya ko ari mu itorero rya Kristo uramumenya kandi imbuto birahagije umuswahili yaravuze ngo sura isomye muri bya nuko nibuka umuntu umwe nimba ari Nikodemo wasanze Yesu ari nyinjoro mu bigaragara bavuga ko yitwaraga neza arafite imbuto ariko ntabwo ari ataravuka ubwa kabiri none se ariko ku maso yacu no uzatandukanya ingeso nziza n'uwakijije nyine ndajya gudutandukanyiriza Nikodemo yari ingeso nziza ingeso nziza ashobora kudasambana ariko akanywa icupa ingeso nziza ashobora kubabwiriza ariko yagera ku mudiyakoni akamusambanya ingeso nziza ashobora kuba atarya amafaranga ariko yagira mu moko akaba yafite agakiza rero gatsemba imirimo ya kamere niyo mpamvu muri Efeso avango kwirinda ubyongereho kumenya ubyongereho kumvira Imana ubyongereho kwizera ubyongereho imirimo myiza uyongereho ibingibi ingeso nziza uzongereho nimba biritemera nta ngeso nziza uzajya mu ijuru erega nepo tujye tuganira nta ngeso nziza uzajya mu ijuru nta na mico myiza uzajya mu ijuru umuntu azajyanwa mu ijuru no kwizera Kristo akizera urupfu rwa Yesu n'umuzuko we kumwizera ntabwo bihagije kwizera urupfu rwe ntabwo bihagije ukemera n'umuzuko we nabyo ntibihagije ukemera kazaza no gutwara itorero rero ntanko warumbaje ngo ndacyari muri ADPR sinzi impamvu bimajije impamvu bikubajije nuko rimwe na rimwe mu nyigisho zawe cyangwa se mu myigishirize yawe uba werekana yuko n'iryo dini utarishyikiye mu byo rikora abantu beka kujya gusengera mu madini basengere kwa Kristo ndi gukora mu myigishirize yawe rero ubuntu udahamanya n'ibyo dini rikora kandi uribarizwa ndi gukora umurimo bita misiyology ni mission you have a mission yes ufite misiyo ya Yesu yo kubwira abantu ngo basohoke mu tubari no mu bibina utubari n'utuhe bibina nibihe utubari batunyweramo ibibina babikora kubera inyungu runaka cyangwa amafaranga ntago wambwira uburyo umuntu ari buze kugenda yirirwa mu rusengero akore siporo Imana yarambwiye ngo mu nzu y'Imana harimo siporo ntago harimo ubutumwa bwiza ejo umuntu yarampamagaye arambwira ati narababaye nagiye ku rusengero ngo korari 9 bazihindirimbo manyuma bamaze kuzindirimbo ijambo ry'Imana bariha iminota 11 urusengero rwuzuye abantu arangije ntamubaza wahise kubera iki arambwira ngo gahunda ihari nuko abaririmbyi bagomba kuzajya baduha indirimbo ngo kugira ngo turirimbe kugira ngo tuhagaragare ijambo ry'umwami Imana bari kuyamenya iryo ni itorero n'urusengero rw'Imana iyo usomye abaririmbyi ugashaka n'indirimbo inyinshi ziva mu marangamutima ntiziva mu kuri kw'ijambo ry'Imana ariko ijambo ry'Imana riragukosora warivugana amarangamutima utarivugana amarangamutima nyiri kuryumva araryumva ikibazo iyo umbwiye ngibyo bintu mbireke simvuga ukuri ijambo ry'Imana mu rusengero dusigaye turiha iminota 13
n'iminota donc irakaba iminota 13 iteranira ari sayima, irakaba iminota 5 iteranira ari iminota 15. Sava ngo ndabyumva. Ariko nimba duterana amasaha 2 n'igice, amasaha 3 tukayamara duturisha abantu, tukayamara twikaraga dukaraga umubyimba n'amafiriti, tukawukaraga turi abasambanyi, tukawukaraga turi abarozi, tukawukaraga turi abanyamoko, tukakaraga uwo mubyimba tugira amagambo, tukakaraga uwo mubyimba turi abanyamatiku, tukakaraga umubyimba tutabana n'abagore bacu, tukakaraga uwo mubyimba turi abadivorce. Ntabwo bwari ubutumwa bwiza kuri wowe uyu munsi. Ibyo rero nta muvuga butumwa ugira idini uretse mwebwe abo mu Rwanda nabonye. Ntawe agira adresse ariko yemerewe kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ubutumwa bwiza rero buri ni inkota ihinguranye. Ibyo nibyo ushaka kuvuga ngo Adiriyani, hari n'abajya babimbwira mugani tese ntago uri umwadeperi, abandi tese usengera ntago adeperi yamamagaye. No uretse gitanamyaje ubutumwa bwiza. Ngewe nuzuriye umukara muri Kiliziya Gatolika, kwako nimujya muhasebye, navuze urimi rwa mbere mba muri Kiliziya Gatolika utayigumyemo. Ngewe nagiye ntayigumyemo kubw'umuhamagaro na misiyo ya Yesu. Umuhamagaro ugiye kujya muri ADPR nayivamo nkajya n'ahandi. Ahubwo imbaza ngo Yesu uracyamufite? Yesu ndamufite, nta numpata ibyo ngibyo, ariko nta dini ryamamagaye. Uyu munsi urusengero attention gatoya, ntago ibintu tujya tuvuga. Abavuga ubutumwa n'abapastor bafite amafuti menshi n'amatiku menshi. Ntago Yesu yatubwiye ngo tubwirize abantu ngo tuhindure kwa badeperi. Usibye ubugegezi, munyihanganira iryo jambo nkoresheje yaremereye n'ububande. Ntago Yesu yatubwiye ngo mugende mu bahindure kwa badeperi. Uzasoma ubutumwa bwiza kanditswe na Matayo ibice 10. Ariko tekereza ko dukora ibiterane tukaza kuri YouTube, umuntu akirata inkovu z'imiringa ngo ngengo ndi umwadeperi, ngo ngengo nsengera ngo muri Zayoni. Ibyo muri Bibiliya birimo. Ko dushatse tukanagenzura dushaka gusanga amadini menshi ni bisi nini patiyemo abantu nkazashira umuteto zari zisigaye zitwaramo abantu bakuzura kuriya ibajyana mu kuzimu. Amadini menshi ni igikoresho cya Satani kurenza ukaba igikoresho cy'Imana. N'ikimenyimenyi imirimo bakora ihakana Imana. Tuzakora imihango ikorerwa mu madini Bibiliya itavuga, ubwo watuma njya mu bindi. Tuzayikore nkubwire n'imihango Yesu yadusigiye. Yesu se yigeze banzo mbaze nzabivuga. Tuzakora imihango amadini akora. Mwebwe nzakubwira inkute 5, inkingi 5, ukuzimu gutana abantu bagendana kwatumye bajya mu kuzimu bazi ko bari mu ijuru. Amadini yabazaniye nzakuvuga. Ataruko se by'idini kukariribi ni ryiza rifite ibyiza, ariko ibyiza byabyo ni bike kurenza ibibi. Aho rero ntago mbogamye ngewe. Uyu munsi mu Kristo uramukangura kujya mu idini cyangwa uramukangura kurivamo? Idini ubundi iyo tuvuga idini niki? Idini iyo tuvuze idini turavuga biriya bizina. Reka da, iyo tuvuze idini tuba tuvuze umuntu. Umuntu ni ubyara idini, umuntu ni ubyara itorero. Ni umuntu wanduye, ni umutima wanduye. Muzasoma gatabo. Iyo tuvuze idini tuba tuvuze umuntu. Aho no umuntu wavuga umuntu rero ni ubyibuha akabyara bino bikorwa byose mubona. Microphone church, cameraman tempo, therapy celebration tempo, uranyumva, receiver celebration tempo, ni ubyara ibyo. None si idini niki? Si abantu bishyize hamwe bagashyiraho ibikorwa byabo tukagira reference, donc reference twireferaho ya Bibiliya tugenderaho. None se nkubaze gatoya, mu mahama amadini agenderaho nanga Bibiliya ivuga? Nanga Bibiliya ivuga? Bibiliya ibwira abantu ngo ntimugashyingira abaprotestant n'abakatolike, ariko kubw'amahame yacu banza uhindura uzi wacu. Nimba utari uwacu kuri Adiriye urusengero kuri wowe urusengero niki? Kuri ngewe urusengero rw'uyu munsi, ngewe nemera urusengero rwimukanwa Bibiliya yavuze. Habaye insengero ubundi 5 enye hasigaye 5. Urusengero rwa mbere Bibiliya ivuga ni urusengero rwitwa ihema ry'Imana. Imana ibwira Mose
igafata abagabo batanu ikabamanuramo impano z'ubugeni, barangiza bagahabwa amayereko bagafata ihema. Urusengero rwa kabiri Bibiliya ivuga ni urusengero rwubatswe na Salomo, rwubatswe na Dawidi. Salomo ashyira mu bikorwa byose yavuganye n'Imana, ariko mukunda kwita urusengero. Bahandi muvuga ngo urusengero rw'Imana. Ntabwo Dawidi Imana yigeze imubwira ngo baka urusengero, ni igitekerezo cyiza yagize gusa. Idini idini. Urusengero rwa gatatu nurwo ba Nehemiya bajyaga gusana, ariko Bazerubabeli bubatse. Urwa kane ni urusengero rwarijije ababyeyi, rukariza n'abasaza, urubyiruko rugaseka. Bisobanura agakiza kaka.com n'imyigishirize y'ino minsi itandukanye n'abasaza bazi Imana, bazi n'igipantekote cya kera, bazi imbaraga z'agakiza ka kera. Ubu Pawulo aje ashobora gushyira abapasitoro benshi bitwa intumwa muri gereza. Petero aje yabafungira Nyabugogo, nimba ari Nyabugogo nimba ari Nyamirambo, yabashyiramo benshi. Abavuga butumwa bwiza n'abashumba ba Timoteyo ndetse n'abandi na ba Pawulo baje, ndahira ko abavuga butumwa benshi batatumarire mageragere, kubera ko ntabwo dukora umurimo w'ububwiriza butumwa bwiza, dukora umurimo w'ubuvuga butumwa bw'idini. N'ikimenyimenyi inyigisha abantu bigisha, ubu usanga harimo nabyita ngo ikirungo, yes produit, usanga harimo produit 90% y'idini, okubwiriza 90% y'umusaraba, 10% byenda rize ariko ari umuco, ugasanga bari kubwiriza idini kurenza. Abantu benshi babwiriza idini n'imico y'inanga, ntabwo bajye babwiriza ubutumwa bwiza. Ndumbuga bo guhamya ko 90 dufite abantu benshi babwiriza umuco n'idini kurenza uko babwiriza Yesu. Idini rya ayo n'amadini, izo ni insengero zabayo. Iyo mvuga insengero mubwira buretse banzu nyumve, si ngombwa ko mbikwemezereka ko ziriho cyangwa zitariho. Ndaje mbivuge, nubwo muzita ko ziriho ndaje mbivuge. Ibyo dushaka izo nsengero Imana yavuganiragamo n'abantu abandi kururuka bakayumva. Uyu munsi wa none uri kutubwira Imana ni umusambanyi pire. Ese ubundi nkubaze gatoya, kitorero ry'Imana ryera udutera natwera? Muri cyo gato ndaje mbikubaze neza ubinsobanurire neza tuganire nguri kumbaza. Urusengero rwa gatanu n'urusengero Paulo yavuze rwimukana. Mbese ni muziki imibiri yanyu ari urusengero rw'umwuka w'Imana uba murimo? Aho ikibuga, aho umupira warengeye n'uzarengurira, mu byange mu byemere batubwira ubupastori babusengera tuba abapasitoro ni byeza. Biriya Yesu yabivuzeho neza, yavuze ko ari amasinagoge. Isinagoge ni iki? Ni amazu abayuda bateraniragamo. Nje numva ari n'abavuga ngo Bibiliya ngiravuga abayobe b'amadini niyo babyigisha ngo mujye muzirikana ngo guterana ngo guterana kwera. Mwebwe muragukora mu Rwanda no mu Burundi, mwebwe mukora guterana kwera. Mukora guterana kwera kwigabura mugaburirwa n'abapfumu. Mukora guterana kwera mugaburirwa n'abasambanyi n'abagabo baraye bakubisa abagore babo. Mwebwe mukora guterana kwera muturisha mukora amasengesho y'urudaca ameze nk'abafarisayo kugira ngo mubone amafaranga atari inyungu z'umusaraba. Mwebwe muraterana kwera, mwebwe musenga amasengesho, mwebwe murasenga. Abayuda basenze amasengesho y'iminsi 3, jenoside irarangira, yari igiye kubakorerwa 3 jours yonyine. Ari iminsi 40 yahinduye inde mwebwe mwirwa musenga. Mwebwe muri torero ry'Imana yahinduye bande? Ayi iminsi 6 mwirirwamo. Tuganire tubwizanye ukuri, ninde yahinduye? Uretse icyokere no gusarara kuko mwasaraye. Rimwe na rimwe nabo babwira kubw'inyungu dufite n'icyo tugamije, tugakora fanatisme, tukabashyiraho murare mukagira ngo turi kubabwiza ukuri. Iyo muvuze ngo mufite amasengesho y'iminsi 3 n'ay'icyumweru, buriya ndaseka, kubera ko abayuda basenze iminsi 3 jenoside irahagarara. Eliya ntabwo byamugombeye kwishi, yasenze yaravuze ngo nimba Uwiteka ari Imana, byonyine gukiranirwa ko ari kuri muri we, umuriro w'Uwiteka umanuka utwika Bali. Yesu yasenze amasengesho y'iminsi 40, umwanzi aramugerageza. Mwebwe musenga iki? Mwebwe muraterana kwera? Hariya
mbihuhure byenda nimba ari icyo nzazira nzakizire. Hariya ni mu ihuriro ry'abanyabyaha bishyize hamwe bafite intego zabo. Hariya ni mu ihuriro ry'abanyabyaha, kubera ko ntabwo bajya mu ijuru bose. Ni mu ihuriro ry'abanyabyaha baryazanya. Imana yabagirira ubuntu, kazana umuntu wayo akabwiriza ubutumwa bwiza. Sinzi rero muvuze ngo muzirikane guterana kwera. Iyo bivuze guterana kwera ubundi nepo, reka dusobanurire aba bantu guterana kwera uzi icyo ari cyo. Ni uguterana kutarimo ibyaha. Guterana kwera si uguterana kutarimo ibyaha. Ni igihe njye nawe tuzavugana uri mu rugo, tukavugana ku Mana Data, uyitunze nanjye nyitunze. Ni igihe umuntu ari muri Amerika akumva ubutumwa mvuga, cyangwa nawe ukabwumva, warangiza ukuzura umwuka wera ukumva ibyo mvuze, duhuje ururimi, turi abanyetorero. Guterana kwera haterana abanyetorero, ntabwo haterana abanyamadini. Urakeye Imana libefadiwe sofidro, haterana abanyetorero ry'Imana Ecclesias, ntabwo haterana abanyamadini. Abanyamadini n'abanyamigenzo n'abanyamihango bafite amahame, hazamo kirazira, imiziro n'imiziririzo n'imihango. Nicyo nshaka kuvuga. Rero ntabwo waza nkomveke nkoze ngo ntabwo mbyena n'aka kanya ndajya no mu kanya ndajyayo. Urusengero rwanjye ruri mu mutima. Imana iteranira muri njye, nzagendera muri mwe, nzaba muri mwe, nzakora muri mwe. Nimumbera ubwoko nzababera Imana, nimumbera abana nanjye nzababera umubyeyi. Ni Bibiliya, iyi niyo mfite. Yego, turagushimiye cyane ko ahubwo hari ibintu mubamo mujya mukora. Reka mbibabwire. Hari ibintu mwakoze muvuga ngo kuzura umwuka wera bimeze nk'ibyo kujya muri gym, simeze nk'ibyo kujya muri gym no muri siporo kwirukanka. Abantu bashyiramo igisirimba n'indaya zigasirimba mukagira ngo mwuzuye umwuka wera. Ari amabanda ateranye, ari ubusinzi buteranye. Imana ikavuga ngo dore bariya bameze nk'utuzizi sinya mbabona. Nubwo babona bameze nk'utuzizi. Imana yarambwiye ngo harimo siporo mu rusengero. Imana irambwira ngo abantu b'iki gihe basigaye basenga Imana y'abagore n'abagabo, ntabwo bagisenga Imana itanga ubugingo. Mbaza Imana ngo wayi. Imana irambwira ngo nuko ibyo bavuga atari byo bakora, bafite izina ryo kubaho mu Bibiliya ariko ni intumbi n'ibikorwa byinshi bibaranga, ni amahame n'imihango. Ikimenyimenyi ubasanze muri karitsiye ntiwamenya ko bazi Imana. Ikimenyimenyi umusanze mu rugo ntiwamenya ko ari umuntu wubaha Imana. Ikimenyimenyi iyo umusanze ameze nk'umuberanya, ameze nk'urunyaruvu, isura yahageze niyafata. Urangije kumbaza se kuki se wamaje ngo singitarira muri ADP? Dukomeze. Iyo umuntu avuze ugendeye ku byo wari uri kuvuga, ku byo kuri ayo masengesho numva utemenya nayo itoro idini ryanyu uyu munsi rifite amasengesho. Idini ryanyu ya ADPR uyu munsi rifite amasengesho y'iminsi 85. Ari amasengesho y'iminsi 50 kubera iki ari amasengesho? Ese ari amasengesho uyumvute? Ese ayo yewe bivuze ngo nugusetsa imikara mwanseka kuko abantu benshi mwabaye abanyamadini. Ariko ntabwo uzayasenga wowe indese. Wowe nko muri njye ntabwo nsenga amasengesho abantu bandegetse. Nega nsenga amasengesho afite intego. Subiza ibyo nayo nkubajije. Nanjye nasubije. Yariye n'itegeko ry'abantu, si itegeko ry'Imana. Si ngombwa ko nyasenga cyangwa ko nayasenga. Kubera iki ari amasengesho ubona ari kubera iki? Ni impamvu z'idini. Barashaka kuzasengera abadamu, ngira ngo bafite gahunda yo kuzasengera abadamu, bazakora yubile y'imyaka 85, amasengesho y'iminsi 85. Buri munsi uzajya uhana n'umwaka, amezi 3 abura iminsi 5. Hano barangiza basengera abapasitoro bakora yubile Cyangugu, basengera abapasitoro b'abadamu, ubundi umurimo w'Imana waguka. Si impamvu y'inyungu, si inyungu z'idini. Noneho muteranye ntabwo mutura se kugira ngo basengere? Ndakubaza, iyo muteranye ntabwo mutura kugira ngo nemere ko ari amasengesho ari ay'umwuka wera. Nuko bavuga ati mujye muza musenge muture mu minsi mwajyaga mugena, umunsi w'amasengesho, umunsi wo ku cyumweru, n'amatora abone yemere gutera. Indi minsi yose muze twuzure umwuka wera, tubwirize ubutumwa bwiza, muhamagare badiriye babwirize ibyaha forode tuzifate ibyaha byihano. Naho rero amasengesho ameze nk'ay'umuhango, nk'umuhango w'ubukwe, ngo tugiye ngo kwakira korari, ngo nirangiza n'abavugabutumwa usanga rimwe twatumye abavugabutumwa b'abanyedini batatubwiriza iby'agakiza. Ibyo nibyo mwita amasengesho? Amasengesho y'abantu basenze umuriro uraka, my dear friend, fa ku gipindi. Ushobora kuzaka muri amasengesho y'iminsi 45 ariko dore ko ari minsi numvishe mu Rwanda se mufite abapfu mugiye kuzura. Mwe muza amasengesho y'iminsi 85 ibintu yakorera mu gihugu cy'u Rwanda. Nta n'umuntu urwaye dayimoni yakimuka.
abadeperi bari muri iki gihugu ayo masengesho bayasenze bakayasenga babana n'Imana barabanye n'Imana dayimoni zakimuka aho gushaka no gusanga n'abayategura nabo tuyashikije senga rese dayimoni zimuke ngewe se ntago nzasenga amasengesho ategetswe Bibiliya yivuga ngo bene uwo mudayimoni twumvira atuyobora muri kira ekute abagira gute abakuyobora ijambo uzi ko rivuguruzwa n'irindi ADPR niwe yashyimba yashizeho akuyobora kuzitamwumvira uzi icyo Bibiliya ivuga uzi icyo Bibiliya ivuga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo mwebwe banditse n'abafarisayo muri ndyarya muhambira imitwaro mwebwe mugashyira ku ntugu z'abantu mwebwe nimuyikorere akagiye kujya ubuse kafite igiterane muri Swede azaba ari kuyasenga kafite igiterane muri Swede azaba ari kuyasenga nawe naze twicarane intebe tuzikure mu rusengero ubundi turambura agasambi dusenge hakosha uva ku muteguro w'abantu abakwereje imitwaro atashobora kwikora niko Bibiliya ivuga singe mwebwe banditse n'abafarisayo mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo muhambira imitwaro abandi mwebwe ntago muyikorera iyo mubonye umwe yihana nabyo sibyo bose bayasenga ayitatu yose bayasenga yinde ubakingiranye nko mu cyumba ukavuga ati musenga yirindwe bakayura iri dini ryanyu rya ADPR wariyobora udasenga diriye iri dini iri ryanyu rya iri se bariyobora ninde bayobora abanyetorero baba muri ADPR bazi Imana pe bazi no gusenga barezwe neza bariye ibiryo ahanga kuyobora itorero rya ADPR ntago nakubeshya n'umwana yariyobora ntago nakubeshya nuko nyine ari ibintu none se abayobora iki ko structure kuko zubatse kuva hasi kugera mu bushorishori ni bigisayo ayobora ameze nk'umuntu ugiye gufonda itorero byo muri no minsi batumye iriya mikono uzabona saba yashenga ariko nawe uzayitanga inde nazayitanga se gute yarayibuze se barayifite miliyoni zingahe ntago bayibura rero icyo nashaka kukubwira nshuti yanjye nicyo nakubwira n'amasengesho y'iminsi mirongo ingahe nuko abantu nyine ubivuze bavuga ngo rwanya ibindi ngamasengesho ariko ubundi amasengesho barayavuga ko amasengesho bayakora nkurikira tuganire rega tubaze dukora ikiganiro amasengesho ntago bayavuga amasengesho barayakora tonto ntago bayavuga barayakora ntago gusenga ari igikorwa cyo kuvugwa n'igikorwa bakora agomba kuyabamenyesha kugira ngo yasenga bitewe n'icyifuzo runaka ko yabaye ikibazo abantu bari masengesho nuko abantu bazi ko ari ibinyoma nyine erega nkubwire gatoya wirukanka ninuza cyane bwacyo ukayimara ubwoba iteka ryose iyo wicara urubari igihe ugira ngo uri kurobera abantu rimwe na rimwe ugasanga barobeye imisundwe n'inyogaruzi iyo bamaze kumenya rero ko ari inyogaruzi biga kwitoranyiriza nicyo nakubwira naho ibindi byo ni impamvu zabo bwite tonto tujye tuvugisha ukuri kwa Bibiliya tunahamye ukuri kwa Yesu nimba koko ibintu tuvuga Imana izabiduha ikaduhembera ibyo twavuze tujye tuvuga ibintu tuzasubiramo nimba koko Adiriyani ndi gukorera Imana ndi kuvuga ubutumwa aya magambo Imana izayambaza nta gahangara ari ahantu nirirwa nkinira ikibariko kwiye kuvuga ibintu biri mu mutima wanjye kandi bihuye n'icyo Yesu ashaka ko mvuga mu gihe nk'iki kuko ukuri kwaracuritse mwacuritse ukuri mugurana ikinyoma mukigurana ukuri mwirwa mubeshya abantu na niyo mpamvu mubona batangiye kubihinduka barabihindutse mwana ibintu birakaze muri iki gihe cya none ese urabona ari imishinyiko irimo nta mishinyiko ihari ariko nta madini mubona akaze shahu yakoraga ibintu abantu bagatitira ubu se ariko badisimwe erega ubu byasubiwemo ikibuga cyaricuritse murekere tubwiza abantu kuri aya masengesho dusenga tuvuga ngo turi ADPR ugasanga turi ibisuma ntago dufasha imfubyi n'abapfakazi ubundi mu masengesho Imana yayatahamo n'igicyamariye Imana kusanga neza twuzuye ubugome n'ububandi n'ubugegera turi abanyamatiku turi abanyanzangano ntabyo kuvuga ngo twasengesheje 78 nibashaka bazashyiraho ibisi 100 n'amatoranya ngo ni amasengesho y'imisi 100
ariko wareba ugasanga ni ibintu byabo bihoraho by'imihango bisanzwe. buri uko abantu batuye batanga amaturo. tuzakora ikiganiro dukora ikiganiro cy'ibya 10 n'amaturo nkubwira uburyo icya 10 uburyo abantu bagitanga atari ko byagenewe cyatangagwa rimwe mu myaka ingahe. tuzabivuga uburyo ikinyoma cy'idini kikubwira erega ngo usobanurire. hari ikintu kimwe nshaka kugarukiraho, rikwambika kositime y'umweru ikakwereka ko wera kandi uhumanye usa nabi, rikwereka ko uri umunyakuri kandi uri umunyakinyoma. icyo mucyumve neza, mureke kubeshya abantu. basi nimba ukuri tuzakuzira, uretse ko nta nubwo wavuga ukuri ntiwakuvuga ngo kugenda uko urakuzira ko ndabyemera mwese, ariko ubwo nyine urega ingoma uzi ngo umenya ingoma nuzi umenya ingoma nuzi ikibambye kubyitegura. se ndabyitegura bisanzwe. nge navuze ubutumwa bwo Petero yavuze na gufata muri kugumura abakristo bawe kugira ngo badasenga amasengesho. n'ubundi iyo umuntu wese avuze ukuri yumva ko ari ukubagumura, ariko se ndabagumura amajyane ko nanjye uwo muntu uragufata muri kugumura abo bakristo b'iryo toro. namubwira ijambo riba mu cyongereza rivuga ngo time will tell. igihe kizamubwira, kuko ibintu byose bihishe mu gihe binasobanurwa mu gihe. utubwiye yuko nyuma yo gusenga kandi buriya hari n'ikindi kintu kimwe gikomeye, buriya gukangura umuntu wisinzirije biragorane po. hari n'igihe ashobora kuba hafi akagukubita umusuzi ukagira ngo arasinzira kugira ngo akwereke ko ibitotsi byaje kandi akubeshye. nyuma yo gusenga amasengesho tubwiye ko bazasengera abagore. icyo cyo gusengera abagore wowe kivugaho iki Adrien? ngewe ikintu Bibiliya itemera sinjya nyemera, nubwo isi yabyemera mukabizana muri igihumbi. icyo Bibiliya yemera ndacyemera, kuko nimba turi abakristo tugomba kuyoborwa na Bibiliya. ariko nimba itabyemera 0,. nimba tugakora ibyo Bibiliya itemera, ni izihe ngaruka bishobora gutera nyuma y'uko byakorwa? ingaruka niba basengere, none se abarimo b'abagabo bo nibo bakora neza? ntago bakora neza, nyine akaje karemerwa. icyo ntabwo bazabikora neza rero. hari igihe byajyana abagore bakabishobora. n'igihe baba nka Salomo na Yerobowamu na Yerobowamu, cyose ntibishoboka. Yerobowamu ntumuzi na Yerobowamu. hari igihe byagenda uko nguko rero. nta byo kubabwira babasengere nyine, nose ababyeyi n'igihugu cyarabizeye, idini niryo ritabizera. igihe kizabisobanura neza ibintu bishe mu gihe. nimba igihugu cyizera ababyeyi, natwe abagore tukaba tubizeye tubafite, idini niryo ritabizera. none se nibo bakiranutse bazajya mu ijuru abadeperi ko n'abandi babemeye? ko babemeye bakabizera nibo byagenze neza. numva icyo ngicyo atari igisubizo. ngewe icyo Bibiliya yemera, Bibiliya iravuga ngo umwepiskopi akwiye kuba ari umugabo w'umugore umwe. ubwo ni simbizi, ariko se ko mbazi b'abagore bafite babyaye bashatse nka 5, ubwo simbizi. kandi abepiskopi abepiskopi irigishano ryacitse umurizo. mujye mwemera iki karabaye, mureke ducire bugufi Imana imbabazi. nayo byo kubivuga icyo nzi cyo bavuga ko nyuma y'iyubire bazasengera abadamu. reka tujye tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. ndi kwibaza n'ubuhe butumwa mu gusoza uragenera abashaka kuzajya mu ijuru? nabagenera ijambo riba muri Yobu 28. maze Imana ibwira umuntu iti kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. ikindi cya kabiri, nkabagenera ijambo riri mu gitabo cy'Itangiriro ibice 4 umurongo wa 7. nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byo tugiye ku rugi rw'umutima wawe